niko bimeze gusa urumva tukagira icyo tubwira bene data dufite n'agahinda keshi kuko nk'ubu twagatumiye ukirezi ukabasha kuba twabahuza mukaganira ariko kuri ubu ngubu umuvugizi wa RIB Murangiratsiri yatangaje ko umugabo we yamaze gufungwa. Umugabo wa Kirezi yes kuko Kirezi yamaze kugira ute kumurega agira ati jewe yagiye gutangaza yuko ngo yamfashe nsambanira kuri call video kandi mu by'ukuri ntiyarakwiye kugira ute kubivuga aranambeshyera gusa nta gihamya dufite ko ibintu byari byo akanavuga ko bamubeshyera. Kirezi ni umukristo ni n'umuvuga butumwa wa DPR n'umugabo we ni umukristo cyane abo nabo babatenge ubwo bigihara ahubwo impamvu uvuze ngo babatenge ari n'ikintu nshaka kuzasobanura kuri bino bintu bya YouTube ndimo mbona niba ari views niba ari hit niba ari ugutwika uretse njye ndiba bavuga butumwa kuri YouTube ukareba message ukabibaza ikintu yabwirije ukakibura ugasanga aravuga ibikomere bye ugasanga aravuga ibyamubabaje ugasanga aravuga ibintu biri inyuma y'ubutumwa bwiza abandi ugasanga barakora comedy kurusha uvuga butumwa kandi ubwo ni pastor ni bishop ugasanga nabyo bibaye nk'ibicanga abantu ariko nekereza ko ubundi erega naburiye bano bantu ujya wumva ngo umuntu yaguye ntabwo ari byo ndi kudefanda Imana izana biturinde ariko ubundi ntabwo Satani ashobora kurwanya umuntu utaramurwanije Satani no ese misigaro niba nta kintu umutwaye yagushaka iki burya Satani arasa umuntu nawe ujya umurasa rero niba umuntu bamurashe ku rugamba ntabwo tumwita ikigwari kuko natwe byatubaho wenda bamwe byagiye binatubaho twongera tukanabyuka burereka nibutse abantu banadukurikiye ntabwo kugwa ari ikibazo kuko Bibiliya birabivuga n'abatubanjirije benshi bagiye bagwa Paulo we yageze nubwo avuga ngo ngerageza gukora ibyiza ibibi bikantanga imbere ngo ariko nubwo biba bintanze imbere muri byo nshobozwa byose na Christo imbaraga rero ikibazo si ukugwa ahubwo ikibazo ni ugutinda aho waguye uzi ikintu turusha abapagani si uko tudakora ibyaha ahubwo ikintu turusha abapagani ni uko erega hari abantu bakorera Imana ariko batazajya mu ijuru ibyo bintu birahari hari icyo bita gukoreshwa n'Imana hari n'icyo bita gukorana n'Imana umugereka witwa nawe uzi icyo sobanura aho ngaho gukorana n'Imana gukoreshwa n'Imana ni ugukora ibintu by'Imana ariko wowe utabigizemo uruhare uri igikoresho urugero icyapa cyanzanye Kagugu ntabwo twageranye Kagugu ariko cyahangejeje cyanyoboye kuhagera hari abantu rero b'ibyapa muri ubu bwami bayobora abantu ariko bo batava aho bari Paulo rero yaravuze ngo twebwe ubwo dukorana nayo haleluya amen turabinginga kubw'imbabazi z'Imana kugira ngo mudahererwa ubuntu kubupfusha ubusa ariko ubwo dukorana uyu mugereka witwa na yes reka twongeye kubasuhuza cyane kandi twifuze byiza kuko bisanzwe nyitwa Paul Misigaro hano kuri Ijabo rye TV ndagira ngo tuze kuba tuganira byinshi bitandukanye nyirango imbere ya kamera murabona umukozi w'Imana bamwita Sugira Steven ndamuvuza ariko nawe araza kutwibwira neza tumenye Sugira ni muntu ki ese urugendo akomeje uyu munsi bimeze bite agakiza bimeze bite ese hari byinshi yagiye akora na mbere ya corona ariko na nyuma ya corona ese byifashe gute uyu muraba ntago wari woroshye ese ashimwe Yesu ahimbazwe cyane turakwakira hano kuri kamera ndetse na mikoro murakoze cyane z'Ijabo rya TV abantu bose badukurikiye ndetse n'ubuyobozi bw'iyi cano kongirira icyizere mu kantomira Imana bamugisha yes ni Ijabo rya TV ariko ndagira ngo tuze kuba tuganira byinshi ariko nk'umukristo n'ubundi niwo muco w'abayuda nagira ngo utangire udusengera murakoze reka twubahe Imana dusenge Imana mu izina rya Yesu turagushimiye ko waduhaye Yesu akadupfira ku musaraba abamwemeye bakizera izina rye babahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana abo ngo ntabwo babyawe n'ubushake bw'umuntu ahubwo babyawe n'ijambo ryawe turi hano kugira ngo izina ryawe rishyirwe hejuru twakiriye amahanga yose mu mpera zose z'isi abantu bose badukurikiye bahabwa umugisha reka iki kiganiro kizamura ibendera ryawe ryo kunesha duhe umwuka w'ubwenge no kumenya guhishurirwa kudasanzwe kugira ngo ubwoko bwawe butugireho umugisha kandi natwe tubagirireho umugisha urakoze kubana natwe ugatangirana natwe ugasozanya natwe dusenze tunyuze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen 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 rero Imana ishime kandi Imana yacu yagwe icyubahiro
Sugira Ernest niwe turi kumwe uyu munsi. Nitwa Ariko nibeshe. Steven urakoze cyane. Nari ngize ngo ni Ernest ariko ndiza neza ko bibuze kuba byagenda neza. Hanyuma uyu munsi turi kumwe nawe. Ese Sugira ni muntu cyo bundi? Ubundi biragoye misigaro kwivuga. Ariko nitwa Steven Sugira nkuko mubivuze. Ndi ingaragu. Uri ingaragu. Ndi mbarizwa mu itorero rya ADPR. Umurimo nkora mu rusengero. Yes. No kuganira ijambo ry'Imana ndi umuvuga butumwa. Ahantu hose Imana icoboje. Nkunda Yesu. By'umwihariko nkunda ijambo ry'Imana. Ngira ngo naba nivuze ibyo birahagije. Ubundi keretse iyo umuntu abonye umuvuga ubundi kwivuga ngira ngo ntago byoroha cyane. Ntago byoroshye ariko ngayo nguko ni Sugira mwagiye mukunda muri besha ariko uyu munsi twongeye kumugarura hano. Muramuzi. Uravuze ngo bagiye bankunda baranyanze. Oya. Iyo barakwanze ntago bakadusabye ngo tuguhamagare. Kuko abantu bagiye badusaba ngo Sugira Ernest bambe Sugira Steven ari hehe. Ariko turashimira Imana cyane ko Imana dushoboje kugira ngo tube twakugeraho uyu munsi. Ndagira ngo wenda tuze kuba tuvuga byinshi bitandukanye. Ubundi umudugudu cyangwa se itorero gusengeraho niri uko byabaye amatorero muri ADPR. Nje nsengera Remera kuva kera. Barizwe Remera. Niho nakuriye n'iryo torero ryanjye. Ndagira ngo tugande ku bintu yanye n'agakiza k'iminsi kuko ubona benshi batamuhamagaro ntabwo bundi kukwakira gutya nka Sugira ni ibintu bitunejeje cyane kandi nawe ndizera ko birakunejeje kuko tureba umuntu uburyo yagiye akizwa cyangwa se n'uburyo agikijwe uyu munsi kandi igihe hakiri abandi bantu bamaze kubivanga babitaye. Iyo urebye ubona ari gituma abantu benshi bari gutumuhamagara. Sinzi niba ari iki gihe gusa cyangwa aribwo mu kibimenya. Ariko ibintu bimaze igihe kuko nta gihe abantu bataguye kandi nta gihe batabyutse. Nta n'igihe abizera batakomeje kwiyongera. Ni n'ikibazo Yesu yabajije. Yaravuze ngo ariko umwana w'umuntu niyerekanwa azasanga kwizera kukiri mu isi. Yarabizi rero. Yarabizi. Ahubwo iyo abantu bari kuvuga ngo agakiza muri iki gihe ngo abantu muri iki gihe ndashaka kwibutsa abantu badukurikiye ko agakiza atari mitiweli. Ntabwo ari mitiweli. Agakiza ni individuel. Sinzi rero impamvu abantu bita ku gakiza kabandi kandi Bibiliya ivuga ngo n'uhagaze yirinde atagwa. Numva umuntu ushaka kumenya uko abandi bakijijwe arimo aratigihe. Ntibimureba ntabwo ari ubwisungane mu gakiza ngo bagenzi be ngo byagenze bityo. Nge mbona rero kuko agakiza ko nigasaza nta nubwo gacuye. Hasaza abantu agacuya n'abantu. Ariko agakiza ko muri iyi minsi nakakira naho bitaniye kuko biravuga ngo ko Yesu yararikira n'uyu munsi niko ari. Ntabwo agakiza kajya kagira development ngo karaza ngo gutera imbere ngo cyangwa se ngo kajyane n'ibihe. Ntabwo kajya kaba muri analogue ntikaba no muri digital. Nagakiza nyine. Rero agakiza ka kera uko babyita nakiyi minsi kose ni kamwe kuko kubakiye kuri Christo. Ahubwo abantu nibo bagenda bagira ibibazo muri ubwo buryo. Ariko Bibiliya iravuga ngo uko byamera kose hari intore z'Imana, hari abantu baba bahari batarapfukamira Bayali habe no kuyiramya bagihagaze ku nkingi z'ubutumwa bwiza bagihagaze mu ijambo ry'Imana ry'ukuri. Urabizi nta bapfira gushira misigaro. Hari abantu rero Imana iba yarisigarije. Ibyo yabibwiye umugabo witwa Eliya yari umunyembaraga aza kugera ubwo yibona abwira Imana ngo abandi bahanuzi barapfuye n'injyo sigaye. Mwibutse kimwe mu bimenyetso bigaragaza umuntu watangiye gusubira inyuma. Nababwira kimwe abantu badukurikiye no ubwibone bwo mu mwuka. Kumva ko yarari imbere y'abantu ari wo kuremereye ko atabikoza abandi byabananira ko ari we muntu ufite ingufu. Bene abo bantu bakunda no guca imanza. Hari abo wigeze umenya? Buriya sinkunda kuvuga ibintu by'abantu. Jewe ubundi mvuga Yesu nkavuga n'amaraso ye no kubohoka. Abantu ariko barahari kamera barahari. Ariko ubundi mba numva twakamamaza Yesu uyu mwanya muto tuba tubonye dutinze ku bantu ntabwo byagira icyo bimarira bene data. Ariko icyo nashaka kuvuga kimwe mu bimenyetso bigaragaza umuntu watangiye gusubira inyuma n'ubwibone bwo mu mwuka. Eliya yaravuze ngo ninjye muhanuzi usigaye ngo abandi bose barapfuye. Imana iramubwira ati uri kwibeshya cyane. Hari ibindi bihumbi 7 bitarapfukamira Bayali habe no kuyiramya. Nagira ngo rero abantu badukurikiye babanze bamenye ko agakiza n'impano twahawe.
ni impano kandi icyo kintu twagiherewe ubuntu kugira tukibyaze umusaruro. Rero nta mpamvu nimwe kuba umuntu yananiwe bitera misigaro kunanirwa, kuko ntabwo muri koperative, ntabwo muri shirahamwe. Buri muntu Imana yamuhamagaye ku giti cye, nabikubwiye ko agakiza ari individuel. Rero iyo ushatse kubihuza n'imyitwarire n'abandi bantu ushobora kunanirwa cyangwa ugacogora kubera ibyo uhuye nabyo, ariko muri rusange yatangiye umurimo mwiza muri twebwe izanawusohoza. Hari abantu benshi cyane usanga bavuga ngo runaka asuye inyuma cyangwa se yabivuyemo yarabitaye, ariko wajya kureba ugasanga ahubwo ntibakwiye kuba batinda ku gihe cya runaka. Siko bimeze buriya ikibazo kinarimo kiranoroshye maze n'iminsi mbibwira abantu. Hari abantu bashaka kugaragaza nk'aho ijuru barikodesheje, bashaka kumera nk'aba secrétaire particulier b'Imana, ugasanga afite urutonde rw'abazajya mu ijuru n'abatazajyayo, kandi ugasanga nawe ntaragera cyatuye mu isi. Ni ikibazo gikomeye. Ari n'ikintu uzabona misigaro n'abantu badukurikiye kibabaje. Imana irapfusha abantu bagaseka bakishima. Twari twarabivuze, n'ubundi yishyiraga imbere, yari umwiyemezi, yakabyaga ukuntu ubundi yigiraga, kandi bakabaye barira. Abo ni abantu ariko satani yaba yabonye umusaruro kuko ijuru ryahombye, abantu bakanezerwa bakishima. Ariko Imana yapfusha ntibababare. Kandi buri kizakubwira umusirikare, nubwo uwo bari kumwe yaba yapfuye, ntabwo agomba gusiga amahiti, aramuheka kugira ngo umwanzi ataza kubishima hejuru. Sibyo? Ariko twebwe bapfa kubona gusa induru ziravuga. Uzanabireba iyo bajya gutenga abantu, njya mbira mu rusengero bakavuga ati misigaro turamuhagaritse, abantu 1000 bose bakamanika amaboko, kandi buriya kugutenga abarundi bo babivuga neza ngo nukuguha satani. Baba bakwirukanye mu nzu y'Imana. Fete bira ni inyuma y'ubutumwa bwiza, ntago baba bari kuvuga ubutumwa, kuko niba uvuga ubutumwa bwo kugaruka kwa Yesu, uhindurira abantu kuza kuri Christo, warangiza bo wari warabonye ukabirukana, sinibaza iyo mibare ukuntu iteye. Ubateje satani. Umuntu yahungiye mu rusengero ageze ibyago barahamurasiye, aho kugira ngo umwomore umubungabunge, noneho umwohereje kwa wa mubi, niko nabyita. Kira kintu ubundi nyina nabwo nkemera. Ntekereza ko kwica discipline n'amahame na doctrine hari uburyo byagakozwemo, ariko umuntu agafashwa, wenda akagira uburyo ahanwamo, ariko atari byo byo kuvuga ngo nagende, ngo hari ibintu njya mbona nkumva atari byenda, tuzabikorera ikiganiro cyabyo. Ariko mukuri erega naburiye bano bantu ujya wumva ngo umuntu yaguye, ntabwo ari byo ndi kudefanda, Imana izanabiturinde, ariko ubundi ntabwo satani ashobora kurwanya umuntu utaramurwanije. Noese misigaro niba nta kintu umutwaye yagushaka iki? Burya satani arasa umuntu nawe ujya umurasa. Rero niba umuntu bamurashe ku rugamba, ntabwo tumwita ikigwari, kuko natwe byatubaho. Wenda bamwe byagiye binatubaho twongera tukanabyuka. Burya reka nibutse abantu banadukurikiye, ntabwo kugwa ari ikibazo, kuko Bibiliya birabivuga, n'abatubanjirije benshi bagiye bagwa. Paulo we yageze nubwo avuga ngo ngerageza gukora ibyiza, ibibi bikantanga imbere, ngo ariko nubwo biba bintanze imbere, muri byo nshobozwa byose na Christo umpa imbaraga. Rero ikibazo si ukugwa, ahubwo ikibazo ni ugutinda aho waguye. Uzi ikintu turusha abapagani? Si uko tudakora ibyaha, ahubwo ikintu turusha abapagani ni uko tudaheranwa nabyo. Tubarusha kwizera imbabazi n'amaraso, nicyo gituma duhora tweze. Ni Mika wavuze ngo wa mwanzi wanjye we ntunyishime hejuru. Abantu basomye igitabo cy'umugenzi ngo mu Kristo yahuye n'uwitwa Paroni, bahurira ahantu ngo mwesayo gahinda gasaza. Hanyuma ngo Paroni ngo abanza kumwereka imirambo n'amagufa ngo y'abandi bagenzi yishe, baramubwira ngo naba bose bajyaga mu rurembo Siyoni, ariko reba ahantu nabatsinze. Aramubwira ngo nawe nzakwica nta kabuza. Mu Kristo aramubwira ngo intego nahagurukanye itandukanye n'iyabariye, njyewe mfite ibyiringiro byo kuzagerayo. Haleluya, amen. Naho gucira mfite ibyiringiro nubwo ncinege, ariko nzagerayo. Araje ngo aramubwira ati reka naba bose bari abagabo bavugaga ibintu nk'ibyo, ngo araje ngo aramusingira ngo amubarara hejuru, ngo ameze nk'ugiye kumwica. Mu Kristo ngo yibuka ko afite inkota ariyo jambo ry'Imana. Numvisha niyi cano yitwa neza cyane, ijambo rye ngira ngo ni ijambo ry'Imana bashaka kuvuga. Aravuga ngo wa mwanzi wanjye we ntunyishime hejuru, kugwa naguye ndi no mwisayo, ariko nabyutswa n'amaboko y'Imana. Ndagiye nibutse abantu badukurikiye ko umumaro w'amaraso ya Yesu nuko tweza.
yego aho ngaho ukabura turashe kandi ndiza neza ko ibintu biza kugenda neza cyane. Hari benshi cyane bajya batubaza ngo ariko Sugira wazamutuzanira, ndagira ngo usobanurire abantu barimo bashidikanya ngo ni kuki abashumba babuza abantu kunywa inzoga ariko bakazinywa, nkibaze nimba barabafashe sinzi uko bimeze. Ubundi kunywa inzoga ni icyaha? Mu ijambo rimwe cyangwa mu bisobanuro? Ndumva ari mu busobanuro. Mu busobanuro Bibiliya ntabwo ivuga ko ari icyaha, ahubwo ivuga ingaruka zayo. Yes. Ariko kandi Pawulo atanga inama yategetse ko zabuzwa. Ntabwo yabyise ibyaha, ahubwo kubera ingeso zazo zikoresha uzinyweye. Avuga inshingano z'abayobozi yarazibabujije. Yes. Aravuga guhera ku mudiyakoni ukajya ku mupasiteri. Yaravuze ngo umuntu nashaka kuba umwepiskopi agomba kuba ari umuntu w'umwizerwa, yes, uzi gutegeka urugo rwe, adakunda ibisindisha. Uwo muntu niwe ugomba kuba umwepiskopi. Harimo umudiyakoni, harimo umushumba, etc. Rero kunywa inzoga mu buryo bw'ubuyobozi, mu mahame na doctrine by'itorero, biraza kuba icyaha. Ni icyaha. Yes. Kuko niba bitaguha inshingano nuko bifite ikibazo. Uretse no muri Bibiliya, ubundi n'umuyobozi usanzwe akenshi ubona ko inzoga ziteza ibibazo mu buryo butandukanye, maze n'igihe ubyumva na rero mu buryo byo kuvuga ngo hari abashumba bazinywa, urumva ni ikibazo. Bari inyuma nyine y'ubuntu bw'Imana n'ikimana ivuga. Ntekereza ko nyine ntibikwiriye. Niyo mpamvu twagushatse nk'umukozi w'Imana kugira ngo dusobanurire byinshi bitandukanye, kuko nk'ubu hari umukobwa dumerutse kubwiriza twarimo dusenga, arambwira ngo umukozi w'Imana ni karame, ati rero kugira ngo umbwirize fashwe biragoye, ati kuko jyewe umuntu wambwirije agakiza mbere akanambatiza niyo wahindukiye aranansambanya, ati iyo biragoye kugira ngo uwo mbwirize. Nk'ibi bintu byumva gute? Icyo nakubwiye ngo ntabwo Satani yarasa umuntu utaramurashe. Uwo ni umuntu, ariko ntekereza ko atamubwirije kumukurikira, yamubwirije gukurikira Yesu. Aramutse yarakurikiye umuntu biragoye nyine, ariko aramutse yarizeye Yesu, ahubwo misigara ikibazo kiriho, tubwira abantu Imana bo bakatubeshya ko bayemeye. Yes. None byagera ahantu bayigaragaza bikanga. So umuntu arakubwira ndakijijwe, naje nakiriye Yesu, ariko mu kanya gatoya kumva ngo bamuteye inda, mu kanya gatoya ibintu nk'ibyo. Ni ikibazo cyo kutakira Yesu mu mutima, tukamuvuga ku munwa gusa. Rero ntekereza ko hari abantu bagenda bakomerekera mu rusengero, ba pasiteri bansambanije, tujya tubyumva, nibo banjyanye mu kabari, banjyanye muri boîte, amarogi nibo bayanyeretse. Ariko nashaka kubabwira yuko Yesu yarabisobanuye, yaravuze ngo nimureke urukungu rukurane n'amasaka. Yes, aho niho nashakaga. Ariko bizasobanuka ku munsi. Erega hari abantu bakorera Imana ariko batazajya mu ijuru. Ibyo bintu birahari. Hari icyo bita gukoreshwa n'Imana, hari n'icyo bita gukorana n'Imana. Umugereka witwa nawe uzi icyo sobanura? Sobanura aho ngaho. Gukorana n'Imana, gukoreshwa n'Imana ni ugukora ibintu by'Imana ariko utabigizemo uruhare, uri igikoresho. Urugero, icyapa cyanzanye Kagugu, ntabwo twageranye Kagugu, ariko cyahangejeje, cyanyoboye kuhagera. Hari abantu rero b'ibyapa muri ubu bwami bayobora abantu, ariko bo batava aho bari. Paulo rero yaravuze ngo twebwe ubwo dukorana nayo, haleluya, amen, turabinginga kubw'imbabazi z'Imana, kugira ngo mudahererwa ubuntu kubupfusha ubusa. Ariko ubwo dukorana, uyu mugereka witwa na ni igikorwa gikozwe n'abantu barenze umwe, kikabera rimwe. Gukorana, kugendana, kuvugana, kubana, urumva ni abantu barenze umwe ariko bahuriye mu gikorwa. Rero hari abantu bakoreshwa n'Imana, abo bakora n'ibindi birimo bimwe wavugaga. Hari n'abantu bakorana. Ntushobora gukorana n'Imana utejejwe. Kaguha urugero. Nanga urugero. Urabona nk'umuntu ucuruza amayinite, aba yambaye ijire, ariko ushobora gusanga MTN itamuzi kandi acuruza ibikorwa byabo, kuko aragenda akarangura float akohereza kunguka. Nawe iyo bimupfanya ahamagara ku ijana nkawe,
nta kintu akuruta nawe arahamagara bakamubwira ngo mukiriya mwiza urakoze guhamagara nawe akabaza nk'uko wakwibariza kandi mu mwenda yambaye ni uw'ikigo wari uzi ko afitemo uruhare ariko nawe ntibamuzi ntabwo bamuzi kandi jire ni iyabo rero no muri ubu bwami hari abantu barimo bakora ariko batari ku rutonde kandi bagatanga serivisi z'ijoro ndumva abanyabwenge bisumbuyeho kundusha bashobora kubisesengura ariko nuko mubyumva birahari kandi bigomba no kuba ikintu cyose gifite original kigira na pirate kandi satani nta kintu gishya akora ahubwo yigana iby'ijuru sinzi nimba wenda hari umuntu twaza kuza gutunga urutoki cyangwa se ngo tugire tuvuga ati runaka gutya ariko tumaze iminsi twumva amakuru atari meza ku bantu mwakoranye umurimo nawe Steven ni benshi pe harimo abapapa harimo abamama mwakoranye umurimo sinzi nimba nanjye nambavuga amazina ntabwo biri ngombwa ntabwo biri ngombwa ntabwo twaje kuvuga abantu ngewe mfite agahinda ngewe nagira ngo tuganire nk'umukozi w'Imana wagiye ubivugaho kenshi bavuga ati burya satani arasa umuntu wabigizemo hari hanini siko bimeze buriya niba umuntu agenda mu rusengero cyangwa se mu rusengero akabwiriza ubutumwa bwiza pe abantu bakihana bakava mu byaha abantu bari bubatse ingo akababwiza kabya ni mwitonde mutaza gutusha gato ingo zigasenyuka bagore muganduke namwe bagabo mumenye ko nimwe mugabo ni umutwe w'iki urugo umugore ni umutima w'iki urugo ariko ajya kugasanga n'umugore yabaye umutwe ingo zisenyuka z'abakozi b'Imana cyane cyangwa uze gutanga inama ku bijyanye n'ingo ko nawe uri umusore ejo bundi uraje umugabo kugira ngo ugire ikintu bivuga gutanga inama ku ngo ndumva bigoye ubundi nta muntu ujya uvuga icyiciro atarageramo kuko ibintu utabamo ntiwamenya ngo bigenda bite cyangwa bikorwa bite ndimo ndumva icyo ngicyo wenda nazagufasha nkagutumirira bagenzi banjye b'abagabo bakaba bagira icyo babivugaho bakavuga n'imitego bahura nayo ariko icyo navuga mu buryo bw'ijambo ry'Imana ubundi urugo rukwiye kuba cyane ubwo rwa Kristo rugomba kuba ari urugo rw'icyitegererezo abandi bantu bareberaho ndetse ubwabwo rukavuga ubutumwa imibanire y'umuryango ishobora guhindura izindi ngo bitewe n'imbuto wera n'urukundo rugaragara n'imibanire yanyu kwihangana n'ubudasa mugaragaza muri societe iyo rero byabuze ni cya kibazo cy'imbuto buriyaho kugira ngo ube umunyempano ube uri pasiteri ube uri umuhanuzi kazi mu rusengero w'umudamu aho kugira ngo uvuge mu ndimi nta mbuto wera indimi wazireka ukera imbuto aho kugira ngo ube pasiteri kuko Bibiliya ivuga ngo umuntu kugira ngo abe umwepiskopi agomba kuba azi gutegeka urugo rwe niba uri umushumba wananiwe kuyobora urugo rwawe ntabwo uzayobora imiryango 20 cyangwa 30 cyaba ari ikibazo ko ntabwo ufite indangagaciro zo kuyobora abantu rero numva baravuga ngo ijya kurisha ihera ku rugo wabanza ugakemura ibyo mu gikari wawe ukabona kuza kutwereka umusaruro w'ibyo wagezeho ariko ntabwo iwawe zaraye zisha nongeye uze kutubwira ngo bagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero kandi nawe byakunaniye numva wabaho kwiheraho hanyuma umusaruro wabyo ukungura bene data abantu urakoze cyane aba Kirezi n'aba Theo bose babireba kenshi bagiye baca amarenga bagaragaza ko n'inzoga bashobora kuba bayinywa ariko gusa nta gihamya dufite wenda nibyo bivugira bo ubwabo bagaragaza ko inzoga wenda atari icyaha akaba ari byo biri gutuma bari kugenda baba barabivuze se cyangwa ni ibintu bavuga nyine baranabivuga nibo babyivugira bo urumva bafite ukuntu bisobanura bagusobanuriye neza uzaduhuze niko bimeze uzatumire gushaka Theo na Kirezi uwo mukicarana Kirezi wagiye ati ngira narwo nzasubira n'umugabo wanjye oya ba wese yaba ari umugabo we cyangwa sinze ntabwo uzadutumire tubisesengure kugira ngo dukure abantu murongo abangabo ariko ikijyanye n'inzoga cyo zategura n'imirongo tugisobanure cyumvikane kuko hari imirongo abazinywa bitwaza munanatindanye burya wazinywa kuko baranakwigisha ukumva imirongo irafatika bakakubwira n'ibyanditswe cyane cyane uri umuntu nyine w'umuto mu gakiza ushobora no kubikora kubera ko satani rega ntabwo ajya kure y'iby'Imana agutwara wari wabona fimbo ukuntu kweduka burya nta muntu ugwa ku munsi wa mbere misega
Yes. umuntu agwa buhoro buhoro gake gake atangira agenda buhoro apfa gake gake somaho gake Paulo yabibwiye Timoteyo karangira unywe icupa ryose bugacyukanywa abiri bugacyuka jya uyinywera mu cyumba bugacyuka yinywera muri salo bugacyuka itsimba mu kabari bugacya bikarangiza ugiye no kuri bariko no mu muhanda uhera kuri gereza ku Satani akubwira ko nta kibazo ariko uko nyine ni rwa rupfu rwo mu bw'ubuhenebere bwo mu minsi y'imperuka ariko ndumva hari deba mwazategura mugahamagara abo bantu niko bimeze gusa urumva tukagira icyo tubwira bene data dufite n'agahinda keshi kuko nk'ubu twagatumiye Kirezi ukabasha kuba twabahuza mukaganira ariko kuri ubu ngubu umuvugizi wa RIB Murangira yatangaje ko umugabo we yamaze gufungwa umugabo wa Kirezi yes kuko Kirezi yamaze kugira ute kumurega agira ati jewe yagiye gutangaza yuko ngo yamfashe nsambanira kuri call video kandi mu by'ukuri ntiyarakwiye kugira ute kubivuga aranambeshyera gusa nta gihamya dufite ko ibintu byari byo akanavuga ko bamubeshyera Kirezi ni umukristo ni umukristo ni n'umuvuga butumwa wa DPR n'umugabo we ni umukristo cyane abo nabo babatenge urumva ubwo turumva bigihara ahubwo impamvu uvuze ngo babatenge ubundi RIB nyine irakora akazi kayo ariko ubundi bibanziriza mu itorero Bibiliya iravuga ngo biramutse bibaye iby'intege nkeya mwegera umuntu n'ibyanga mugende muri babiri n'ibyanga mumushyikirize itorero n'ibyanga mubone kumureka sintekereza ko ubwo buryo bwakoreshejwe hari n'ikintu nshaka kuzasobanura kuri bino bintu bya YouTube ndimo mbona niba ari views niba ari hit niba ari ugutwika uretse njye bavuga butumwa kuri YouTube ukareba message ukabibaza ikintu yabwirije ukakibura ugasanga aravuga ibikomere bye ugasanga aravuga ibyamubabaje ugasanga aravuga ibintu biri inyuma y'ubutumwa bwiza abandi ugasanga barakora comedy kurusha uvuga butumwa kandi ubwo ni pastor ni bishop ugasanga nabyo bibaye nk'ibicanga abantu ariko nekereza ko ubundi ibintu by'abakozi b'Imana ubundi bikemukira mu ihema ry'Imana iyo byatangiriyeho kujya hariya hanze naho tuba dutandukaniye n'abapagani ntabwo tuba turetse gutukisha izina ry'Uwiteka ariko RIB nyine bifite mu nshingano kuko mbere yuko abantu baba Kristo bagomba kuba abanyarwanda biraza kubikora mu buryo bukwiriye ariko akagiye habaho uburyo abantu nk'abakozi b'Imana Seruto nka Kirezi umuvuga butumwa mpuzamahanga niko nekereza ko numva bamwita hari amagambo yakabaye hari uburyo atwara ibibazo nk'ibyo ngibyo hari amagambo akomeye umugabo we atari yafungwa yari yatangaje aravuga aragira ati jewe nabanye na Kirezi mbona ari umudamu mwiza yemwe dukomeza kubana mbona ari umudamu mwiza ariko atangiye kujya muri social media yahise ahinduka agenda ahinduka ukundi kuntu bivuze ngo afite abantu bagiye bamutwara umutima ubumva ko nabihamiriza koko kugeza ubwo urumva ubwumvikane bwarabuze kuko urumva umugabo kugira ngo afate icyemezo cyo kuva reka mbisore mu itangazamakuru byari bimurenze tuzamenya ibyo ari byo ubwo ntakora ariko nyine ibi bintu bya social media nakubwiye ubundi uko ugenda umenyekana ni kugenda urwana intambara nyinshi uzari biri umukristo wiyicarira ku cyumweru hari inyuma aho bita mu kibaya nta ntambara ugira mu rusengero ariko iyo wageze ku gatuti aho abantu bose bakureba Bibiliya iravuga ngo turi urwandiko rusomwa n'abantu benshi ikosa rya misigaro ritoya kubera ko abari kuri kamera isi yose muzi Satani araritubura uzabireba iyo wakijijwe ntabwo abantu babimenya ariko iyo waguye bose barabimenya Satani ahita agarandisa kugira ngo yerekane ko yakoze igitangaza na ya ntwari na wa wundi wari ukomeye bareberagaho yarashwe byabaye kugira ngo bene data abandi bacike intege ariko hari ijambo naha Kirezi n'uwo mugabo we ni ijambo yavuze ry'Imana ni ijambo n'ubundi ngira ngo uze kuza no gusorezamo cyangwa se uze kuza kuba wavuga ryafasha abantu ndabanza kubwira Kirezi n'uwo mugabo we ko bakiri ibyiringiro sibo ba mbere bibayeho kandi Satani nyine arasa hari bwa butunzi turakomeza kubasengera mu izina rya Yesu kandi bizagenda neza hanyuma ngiye mfite ijambo ry'umwaka ngira ngo ndisome gusa wenda tuzagira igihe tuganire ku ijambo rya TV tugaruke tube twaganira ijambo ry'Imana ndasoma Zaburi ya 32 ni umurongo waho w'umunani ni iryo jambo mfite ry'uyu mwaka
riravuga ngo nzakwigisha nkwereke inzira unyura nzakugira inama ijisho ryanjye rizakugumaho. Amen. Ndashaka kubwira umuntu wese udukurikiye mu izina rya Yesu, hari ibitekerezo bine Imana ifite ku muntu muri uyu mwaka, ku bantu bashaka Imana, ku bantu bitondera amategeko y'Imana. Ni ibitekerezo bine Imana ifite ku muntu. Icya mbere, Imana iravuze ngo nzakwigisha. Amen. Ubundi ni nabyo twavuze, iyo umuntu yigishijwe n'Imana aramenya. Bibiliya iravuga ngo umwuka wera naza azabigisha. Buri igipimo cy'umwuka wera n'ubwenge, kwigishwa n'Imana. Icya kabiri, nkwereke inzira inyura. Uyu mwaka umuntu wese udukurikiye Imana igiye kumuyobora, Imana igiye kumwereka inzira. Umuntu wayoboye n'Imana ntabwo ayoba, umuntu wayoboye n'Imana ntabwo ahutazwa cyangwa dandabiranywe n'ibihari macamo, kuko imbere ye haba hari umuyobozi. Cya gatatu, nzakugira inama. Imana yemeye kukubera umujyanama muri uyu mwaka. Ijambo rya kane rikomeye riravuze ngo ijisho ryanjye rizakugumaho. Kuva mu kwa mbere kugera mu kundi kwa mbere, Imana iravuze ngo ijisho ryayo rizakugumaho. Waba uri kuri moto, waba uri mu modoka, ugenda n'amaguru, urwaye, uri muzima, ku ishuri, muri business, ahantu hose Imana iragusezeranije ngo ijisho ryayo rizakugumaho. Imana ibaho umugisha. Murakoze. Yes, nguko rero ni Sugira Steven twari kumwe ahangaha ku Ijabo rya TV. Ndiza neza ko ubwo tuzagukira tuzongera kubona. Yego, murakoze. Ufite byinshi byo kuba wabwira abantu bakiri hasi rwose banabiretse, bamaze kurambika gakiza batakibirimo, ariko ufite n'ibindi byinshi byafasha abantu babirimo cyangwa se bari mu gakiza kugira ngo babashe gukomera, kuko benshi baratenebutse. Yes, reka tugushimire cyane. Murakoze cyane. Waduha nimero zawe za telefone. Badukurikiye, Imana ibaho umugisha. Ni 0782 59 65 68 0782 59 65 68 niyo nimero yanjye nkoresha. Reka tugushimire cyane, ariko muco y'abayuda uko natangiye mbivuga, ndagira ngo usenge, ariko usengera abantu rwose bari kugenda bahutazwa n'abadayimoni. Mana, mu izina rya Yesu turagushimiye kubw'iki kiganiro. Twumvise byinshi, tuganiriye byinshi, twumvise hari intege nkeya, hari icyuho mu murimo. Dusengeye buri muntu wese udukurikiye uri mu intege nkeya, warashwe, wakomeretse, wananiwe, wacogoye. Turasabye ngo imbaraga z'umwuka wera zimwambare, ikirere cy'ubumana kimugote, imyuka yose iboha ubwoko bwawe itsindwe. Ijambo ryawe rigira imbaraga kuri buri muntu wese, hanyuma kugira ngo umuriro wawe uhore waka ntukagire ubwuzima. Hembura umurimo wawe hagati muri iyi myaka, kandi ubikora ugenda ubitumenyesha. Yeremiya ari kuganya yaravuze ngo tugarurire Uwiteka, natwe tuzaba tukugarukiye, ngo garura ibihe byacu bimere nk'ibya kera. Suka umuriro wawe, wongere imbaraga abananiwe, kandi abahagaze ubarinde, ubashyigikire kugira ngo badatentebuka bagacogorera muri uru rugendo. Ijambo ryawe reka ryamamare kandi rigire ububasha. Yicano yiha umugisha, umuntu wese uzakurikira iki kiganiro azahabwe umugisha, kandi azabahokwe mu buryo bwose. Urakoze kuri Imana yumva ibyo usabwa, abantu bose bazaza aho uri, mu izina rya Yesu. Amen kandi amen. Murakoze.